Impirimbanyi z'uburenganzira bw'abagore zimaze igihe zisaba ko kubaga igitsina cy'umukobwa hagamijwe gusubizaho ubusugi byaba icyaha gihanwa n'amategeko mu bihugu bitandukanye hirya no hino ku isi. Izo mpirimbanyi zisaba za leta z'ibihugu gushyiraho itegeko ribuza abaganga kubaga abagore n'abakobwa babasubizaho ubusugi igihe babutaye. Kuvuga ko umukobwa wataye ubusugi bashobora kumubaga bakabumusubiza bishobora kuba bitunguranye kubyumva mu matwi yawe, ariko birakorwa. Mbere yuko tureba uko bigenda, reka tubanze tumenye ubusugi icyo ari cyo. Mu buryo bwa siyanse hari agahu kitwa hymen kaba gakingirije umwinjiro w'igitsina cy'umukobwa utarigeze akora imibonano mpuzabitsina, ku buryo hasigara umwanya muto unyuramo imihango igihe yagiye imugongo, ndetse n'inkari zikabona aho zinyura. Iyo ako gahu umukobwa atakigafite, ugendeye ku bya siyanse ushatse wavuga ko uwo mukobwa aba atakiri isugi, kuko kari mu bigenderwaho mu kumenya ko umukobwa ari isugi cyangwa atariyo, nubwo hari ubundi buryo bwakwifashishwa mu kubireba. Gusa uburyo bubangutse kandi bworoshye nubwo kureba niba ako gahu ka hymen kariho cyangwa katariho. Aho ni mu buryo bwa siyanse. Mu mvugo isanzweho bivuga ko umukobwa ari isugi igihe cyose atigeze akorana imibonano mpuzabitsina n'umuntu w'igitsina gabo. Umukobwa utarigeze ahura n'umusore cyangwa umugabo muri sosiyete aba ari isugi, kabone nubwo yaba atagifite ako gahu ka hymen. Uhise wibaza ukuntu umuntu yaba ari isugi kandi atariyo? Mu yandi magambo, yaba ari isugi kandi atagifite agahu ndangabusugi ka hymen. Ubushakashatsi bwagiye bukorwa bugaragaza impamvu nyinshi zishobora gutuma umukobwa atakaza ako gahu ndangabusugi kandi atarigeze agirana imibonano mpuzabitsina n'umugabo. Muri izo mpamvu harimo gutwara igare ku bakobwa bazi kuritwara, ndetse ngo gashobora gutakara mu gihe umukobwa akorera isuku imyanya ndangagitsina ye akaba yagashwanyaguza atabizi. Uretse izi mpamvu ebyiri, havugwa n'izindi zirimo n'iyo kwikinisha ku bakobwa. Ababaswe no kwikinisha cyangwa babigerageje bakaba bashwanyaguza ako gahu ndangabusugi ka hymen igihe bikinisha. Icyo bakoresha mu kwikinisha cyose, zaba intoki zabo cyangwa ibindi bikoresho bitandukanye, baba bashobora kugashwanyaguza kakavaho, kimwe n'uko igitsina cy'umugabo kigashwanyaguza igihe umukobwa wari isugi agiranye imibonano mpuzabitsina n'umugabo ku nshuro ye ya mbere. Nubwo ushobora gutakaza ako gahu muri ubwo buryo utagiranye imibonano mpuzabitsina n'umugabo, mu buryo bugaragarira amaso utagendeye ku bya siyanse cyane, ntubu ukiri isugi, kandi hari abo bigiraho ingaruka mu mico y'ibihugu bimwe na bimwe, cyane cyane iyo umukobwa ashatse umugabo we agasanga atakiri isugi. Ngiyo impamvu abakobwa n'abagore bamwe bagana abaganga kugira ngo babage babasubirize ako gahu ndangabusugi ka hymen. Nitwa Cyprien Ngendahimana, nguhaye ikaze muri iki cyegeranyo. Abagore benshi bo mu idini ya Islam mu bihugu bimwe na bimwe baba bashobora gushyirwa mu kato gahoraho cyangwa bakicwa iyo abagabo babo cyangwa imiryango yabo imenye ko basambanye mbere yo gushaka abagabo. Ibi bituma bamwe bafata icyemezo cyo kugana abaganga kugira ngo bababage babasubizeho ka gahu ka hymen kaba gafunze umwinjiro w'igitsina cy'umukobwa ngo bongere babe amasugi. Mu bafata icyo cyemezo harimo abo muri bya byiciro byose twavuze dutangira iki cyegeranyo cyacu. Umukobwa ashobora kuba yarasambanye koko, cyangwa akaba yaratakaje ubusugi kubw'izindi mpamvu yagizemo uruhare cyangwa atarugizemo, ariko bidasobanuye ko yagiranye imibonano mpuzabitsina n'umugabo. Mu gihe hari impirimbanyi zikomeje gusaba ko za leta z'ibihugu zashyiraho amategeko ahana abakobwa bibagisha ngo basubizweho ubusugi batagifite, hari impungenge ko kubabuza kubikora bishobora gutuma abakobwa n'abagore benshi bo mu idini ya Islam n'abo mu yindi mico ikomeye cyane ku busugi babikora rwihishwa, bikabongerera ibyago bahura nabyo mu gihe babagwa n'abaganga babasubiza ubusugi mu gihe byakorwa mu buryo bwa rwihishwa. Nko mu Bwongereza, amabwiriza y'inama ishinzwe iby'ubuvuzi General Medical Council GMC avuga ko nubwo umurwayi yakwemera ku bwende bwe gukorerwa igikorwa runaka cy'ubuvuzi, mbere yo kukimukorera umuganga agomba kubyitondera agasuzuma neza niba uwo murwayi atemeye ko icyo gikorwa kimukorerwa abihatiwe n'undi muntu. Hari abakobwa n'abagore babaho ubuzima bwabo bwose mu bwoba kubera ingaruka zishobora kubageraho mu gihe byamenyekana ko batakiri amasugi. Helen Taheri washinze umuryango Middle Eastern Women and Society Organization urengera abagore bo mu gace k'uburasirazuba bwo hagati, aherutse kubwira BBC inkuru y'umunyeshuri kazi wo muri Maroc wihishe Londres mu Bwongereza nyuma yo kumenya ko hari umuntu se yishyuye kugira ngo azamwice. Uwo mukobwa kuri ubu ufite imyaka 26 yagiye mu Bwongereza mu 2014 agiye kwiga. Ageze yahura n'umugabo babyumvise kimwe, batangira kwibanira mu nzu bombi, ibyo bamwe bita cohabitation mu rurimi rw'igifaransa. N'uburyo umusore n'umukobwa bahitamo kwibanira mu nzu bakabana nk'umugabo n'umugore ariko batarigeze basezerana.
Ibi birakorwa cyane ku mugabane w'i Burayi, aho umusore n'umukobwa bakundana bashobora kubana mu nzu, batagira ibyo bapfa, bakaba bapanga kubana mu buryo bwemewe n'amategeko nyuma, ariko bari basanzwe bibanira nk'umugabo n'umugore. Tugarutse kuri uwo mukobwa wo muri Maroc nakubwiye, Issa amaze kumenya iby'umubano we n'uwo mugabo bahuriye mu Bwongereza, yamutegetse gusubira muri Maroc. Uwo mukobwa akigerayo, se yahise amujyana mu bitaro kumupimisha kugira ngo barebe ko akiri isugi, birangira ariko basanze kagaho ka Hymen atakigafite. Se w'uyu mukobwa yagize umujinya mwinshi kugeza aho atekereza kwicira umukobwa yibyariye, kuko kumva ko umukobwa we atakiri isugi yabifashe nk'igisebo kuri we no ku muryango muri rusange. Gusa uwo mukobwa yagize Imana ahita ahungira i Londres mu Bwongereza, ariko abayeho mu bwoba bwinshi yibaza uko bizagenda se namenya aho yihishe kandi yarishyuye umuntu ngo azamumwicire. Uretse uyu mukobwa, hari umugore w'imyaka 40 wo muri Maroc, nawe wagiranye ikiganiro na BBC avuga ko yigeze kwibagisha kugira ngo abaganga bamusubize ubusugi yari yaratakaje. Uyu yabikoze atari uko yabihisemo, yabikoze kubera igitutu cya sosiyete yakuriyemo itihanganira na gato ko umukobwa atakaza ubusugi mbere yo gushaka umugabo. Kumubaga bamusubizaho ubusugi ngo byatwaye iminota itarenze 20, ariko ngo ntashobora guhirahira ashyira igitutu ku bana be ngo bajye kwibagisha nk'uko byamugendekeye. Kuri ubu ngo atoza abana be kubaho mu bwisanzure busesuye, aho gutuma babaho ubuzima bwabo bwose barihebye. Iperereza ryakozwe n'ikinyamakuru Sunday Times ryerekanye ko mu Bwongereza hari ibitaro 22 byigenga bibona inyungu z'umurengera ku bagore n'abakobwa bo mu idini ya Islam, bibasubiriza ku bitsina uduhundanga usugi twa Hymen. Bisaba amalivre sterling cyangwa amapound asaga 3,000 ku mukobwa umwe, ni ukuvuga hafi 3.5 n'igice uyavunje mu manyarwanda, kugira ngo umukobwa bagwe asubiza agahundanga busugi ka Hymen muri operasiyo yo kubagwa imara igihe kitageze ku isaha imwe. Impirimbanyi z'uburenganzira bw'abagore zisaba ko hashyirwaho amategeko abuza ibikorwa byo gusubiza abagore n'abakobwa ubusugi, zigaragaza ko ibyo bitaro bibona inyungu z'umurengera ku bagore n'abakobwa bo mu idini ya Islam, kubera ubwoba bujyanye n'ingaruka zababaho baramutse bakoze ubukwe, ariko mu ijoro ry'ubukwe abagabo babo bagasanga batakiri amasugi. Hari abagore benshi bagiye bagaragaza agahinda kabo, bagaragaza ko n'ubukwe buseswa bwamaze kuba, iyo mu ijoro ry'ubukwe umugabo agiye mu mabanga y'abashakanye agasanga umugore yashatse atakiri isugi. Gusubiza ubusugi abakobwa babutaye ni igikorwa benshi bagaragaza nk'igikorwa giteye ubwoba. Minisitiri w'ubuzima mu Bwongereza Matt Hancock aherutse gutangaza ko aziga uburyo kubaga abagore n'abakobwa hagamijwe kubasubiza ubusugi byahagarikwa. Dr Khaled Hani wigisha ibijyanye n'ubuzima bw'abagore muri kaminuza ya Barts n'ishuri ry'i Londres ryigisha ubuvuzi, yiboneye neza n'amaso ye uburyo abagore n'abakobwa bagiye babagwa basubizwaho agahundanga busugi ka Hymen. Akavuga ko gushyiraho amategeko abuza icyo gikorwa bitaba igisubizo gikwiye. Kubw'uyu muganga, mu gihe hatangwa amakuru nyayo ku bafite ikibazo cyo kuba baratakaje ubusugi, byaba byiza ndetse n'amahitamo agaharirwa umugore urebwa n'icyo kibazo akaba ari we wifatira icyemezo, kuko abaganga icyo bakora ari ukumurinda akaga ashobora guhura nako igihe yashatse umugabo. Gusa nanone Dr Naomi Crutch uyobora umuryango w'abaganga bavura indwara z'abagore mu Bwongereza n'iz'abana, avuga ko ababazwa cyane n'uko abagore n'abakobwa sosiyete babamo ibashyira ku gitutu cyo kujya gushaka serivisi kwa muganga idafite inyungu n'imwe ku buzima bwabo. Avuga ko inshingano z'abaganga zisobanutse neza mu mategeko yashyizweho n'inama ishinzwe iby'ubuvuzi, General Medical Council GMC mu magambo y'impine. Asobanura neza ko abaganga b'abanyamwuga bubahiriza indahiro baba bararahiye yo kutagirira n'abo barwayi, kandi ukoze ibinyuranyije n'iyo ndahiro agakorwaho iperereza rishobora no kumufungisha. Colin Melville ushinzwe imiti akaba n'umuyobozi w'uburezi n'imyitwarire muri General Medical Council, avuga ko ari ngombwa ko abaganga bita mbere na mbere ku ntege nkeya n'ibyifuzo bishingiye ku mitekerereze by'abarwayi mbere yo kubakorera igikorwa icyo ari cyo cyose cy'ubuvuzi. Iyo umurwayi ashyizwe ku gitutu n'abantu bamwifuzaho ibintu runaka, uruhare rwe mu kwifatira icyemezo icyo gihe ruba rushobora kuba ari rukeya cyangwa nta n'urwo yagize. Iyo umuganga mu bushobozi bwe abonye ko umwana adakeneye kubagwa ngo yihindure mwiza mu buryo bita chirurgie esthétique, ntabwo aba akwiriye kubagwa nk'uko Colin Melville abivugwa. Hari ibindi bikorwa bikorerwa mu myanya ndangagitsina y'abagore twagereranya no guca imyeyo bya kinyarwanda bikorwa cyane, by'umwihariko n'abagore bakiri batoya bo mu bice bitandukanye byo hirya no hino ku isi. Impirimbanyi z'uburenganzira bw'abagore zigaragaza ko ingaruka z'igihe kirekire z'ibyo bikorwa zitazwi neza. Izo mpirimbanyi zigahangayikishwa n'uko abagore batabona ubufasha buhagije, cyane cyane mu mitekerereze mbere yo kwiyemeza gukora bene ibyo bikorwa. Kenshi ngo usanga abo bagore mu buryo bumwe bibona nk'ibikoresho bibereyeho gushimisha abagabo, aho kwibona nabo ubwabo nk'abantu.
Ku bagore b'abayisilamu ikibatera gushaka gusubirana ubusugi batakaje ni ikimwaro n'ubwoba bw'igihano bahabwa n'abagabo mu ijoro ry'ubukwe bwabo mu gihe umugabo asanze umugore yashatse atakiri isugi. Mu by'ukuri nubwo agahu ka Hymen abaganga bagasubizaho ntigashobora gutuma uwakorewe icyo gikorwa yongera kuba isugi. Mu yandi magambo ntibisobanuye ibyanze bikunze ko umukobwa cyangwa umugore wasubijweho agahu ka Hymen aba azongera kuva amaraso nakora imibonano mpuzabitsina nk'uko bikunze kugenda ku mukobwa uyikoze ku nshuro ye ya mbere. Hafi 1/2 cy'abagore n'abakobwa bakoze imibonano mpuzabitsina bwa mbere ntibava, ibi bigatuma n'umukobwa watakaje agahu ka Hymen mu bundi buryo twavuze butari ubw'imibonano mpuzabitsina ashobora gufatwa nk'utari isugi, kuko abantu bamwe bemera ko umukobwa ari isugi gusa iyo babonye ako gahu ke katarigeze kangirika. Bisa nk'ibidasobanutse rero kuba abantu baha agaciro kanini agahu ka Hymen mu gihe umuntu ashobora no kuba gafite atari isugi yaragateweho muri ubu buryo. Uretse abagore n'abakobwa bitereshaho utwo duhu ku mpamvu z'urushako n'imyumvire yo muri sosiyete babarizwamo, hari n'abatwitezaho ku mpamvu biti zo kwikingira ibibazo birimo n'indwara bakwandura. Gusa abahanga mu by'ubuzima bavuga ko nta kamaro na kamwe kadasanzwe ako gahu kagirira umuntu ukigafite, ndetse no kuba kaba katakiriho ngo nta ngaruka n'imwe y'ubuzima bitera. Kugira ngo umukobwa wataye ubusugi bamusubirize ako gahu birahenze ku buryo atari buri wese ubyigondera. Gusa nanone kuba niyo gasubijweho bidasobanuye ko n'uwo bagasubirije hazava amaraso niyongera gukora imibonano mpuzabitsina. Byagiye bitera ibindi bibazo ku bagore bamwe, cyane cyane mu bice by'isi aho abantu bakomeye cyane ku busugi bw'abakobwa. Kugira ngo umugore atagira ibibazo mu rushako rwe, hari abahitamo gukoresha ubundi buryo bw'ibinini bituma umugore wakoze imibonano mpuzabitsina azana ibintu bimeze nk'amaraso kugira ngo bigaragare ko yarakiriye isugi kandi atariyo. Ariko nabyo ni ukubyitondera nk'uko abahanga mu by'ubuzima babigaragaza. Uburyo bwa mbere bwo kubaga umuntu kugira ngo bamuremera kandi gahunda busugi bufite ingaruka zabwo, zirimo kuba uwabukorewe ashobora kurwara za infection mu myanya ndangagitsina ndetse no kugira ububabare. Gusa hari n'ingaruka z'igihe kirekire nubwo bidakunze kubaho, aho igitsina cy'uwaremewe kandi gahu ka Hymen gishobora kuba gitoya cyane kubera uko kubagwa, bikaba byatuma mu bihe bikurikiraho agorwa no gukora imibonano mpuzabitsina hafi yo kutabishobora. Gusubizwaho agahu ka Hymen ku bakobwa batakigafite ntibyemewe mu bice byinshi by'isi. Biremewe mu Buhinde ariko birabujijwe mu bihugu byinshi byo mu burasirazuba bwo hagati no mu kigobe cya Perse. Nubwo bimeze gutya ariko umugore uvuye amaraso ku mibonano mpuzabitsina ye ya mbere ahabwa agaciro kurusha abandi bagore batavuye amaraso mu mico y'ibyo bihugu. Utitaye ku byo kuba byemewe n'amategeko cyangwa bitemewe, nta nubwo ari buri wese wemera ko ibi bikwiye. Ku rundi ruhande ariko hari abandi babikora bitewe n'uko batishimiye uko imibiri yabo iteye, bakabikora bagira ngo batitandukanye n'ibyo sosiyete babamo yita ko ari byo bikwiye. None hakorwa iki? Niba umukobwa ashobora kwihitiramo kujya kwitezaho gahunda busugi ku kayabo k'amafaranga ye, hakaba hari abashaka ko amategeko abibuza, ninde ukwiye kumvwa? Ariko se nanone ko benshi mu bagore bitezaho ako gahu kuko badafite amahitamo. Nitwa Cyprien Ngendahimana, ndagushimiye wowe twabanye muri iki cyegeranyo, ngushishikariza gukomeza kubahiriza ingamba zo kurwanya no kwirinda coronavirus. Guma mu rugo.